kuri muragira byagenze bite ntago bizi wowe umva rero mubwire hano gampita akantu akaki niko finora nizere yuko maze iminsi mfite ubukene nizere yuko ari amafaranga ufite nanjye simbizi umwana ahubwo akira reka turebe niba handa iyi kofi niyo utoraguye niyo noraguye umva kabisa fazari kabisa harimo angahera izana umva nagusheke ibihumbi 500 warwana ugira amahirwe nyacana dore mani uriya muntu mani amahirwe wakintu uyu muntu akunda gushinya amafaranga mani sheka akunda kwishinya dore nguyu bimeze bite salama basa umva rero ubwire hano arekera kabakintu we kandi harimo amafaranga kandi nawe icekera kandi urabona ino kofi wabonye iyi ni sheki we dusinyira aya mafaranga urabizi uri umuntu w'umukino ndayabasinyira yadusinyiye kabisa none se munama mangahera iyo ni sheki 500 turaguramo ijana urabona wanayagaye amafaranga bawitonze sawa harimo sheki 500 ambo ngiye kwibasinyira muzamama amafaranga 200 ahise 200 kari menshi 200 ni menshi none murifuza ko muzamanga no yakwera vuga Yesu ino kofi rero urabibona nayitoraguye n'umukire wa Rwanda nta kibazo fata na 300 hari sanze mwarebye mwe nabafunga nari bimagana ntago twayibye nari magana yem twayeme sawa yarishe iyi nuzanyo kanyijane ndabaho umunsi muzaziraho iwanyu ndahazi sawa umva iwawe ndahazi n'imodoka nzahana ibiri ngiye nshatse nagenda nayifata atari doha sawa nari sawa twagisha